twasabanye twasenze byose byabaye byiza cyane. Imana ishimwe cyane. Pasiteri, Imana iguhe umugisha na madamu wawe n'abandi mukorana ku murimo mukuru udasanzwe, umurimo w'imbaraga. Imana ibamere umugisha cyane. Kubera amasaha rero ntabwo turi buyanyigisho, amasaha yagiye, bisaba umwanya muremure. Amen. Bisaba umwanya muremure gusenga. Reka tuvuge ku jambo rigufi hanyuma dusenge dutahe, sibyo? Imana ibamugisha. Somere Yesaya 5:14. Nitwa Nkuranga Frank mbano hepfo. Imana ibamugisha. Yesaya 5:14. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, kuko utazatinya. Mana turagushimye ku ijambo ryawe, tugushimye ko bwawe buri hano mwami, kuva mu gitondo baje hano baracyari hano. Tugushimiye ko mwami urimo gukora ibintu n'ibitangaza mu buzima bwacu. Tugiye kumva ijambo ryawe mwami, turasaba ngo uriye turitunganye kandi abagiye kuryumva bagira umumaro. Mu izina ryawe twizeye, amina. Ndashaka kuvuga gato Yesu, ibindi ni inyongera, ibindi turabyongererwa, ariko intego nyamukuru yazanye Yesu no kugira ngo tubone ubwami bw'iki, ubwami bw'Imana. Imana ishimwe. Rero iyo Imana ibonye ibintu byagutwaye ibikuraho kugira ngo ijye gute ikubone. Akenshi abantu bahuye n'ibibazo, akazi kararangira, ibibazo biraza mu buzima bwabo, atari uko Imana yabanze, atari uko Imana ishaka kubababaza, atari uko Imana ari ingome, atari uko Imana ikunda abantu bafite ibibazo, ahubwo ni ukugira ngo ikureho cya kindi cyakurangaje, wongere uyigarukire, mujyane neza mu rugendo. Iyo witwaye neza irabigarura, ariko ubukererewe. Iyo mugabo yava ngo uzakomezwa no kujya gute, no gukiranuka. Amena. Gukiranuka niko gutuma amasezerano yacu asohora. Gukiranuka niko gutuma dukomezwa mu byiza Imana yatugeneye. Imana ishimwe, kuko ntabwo Imana ishaka kuguhomba, aho kuguhomba yaguhombya, ariko ikajya gute ikakubona. So nayankubwiye ngo uyu mugoroba baguhanuriye nivyo hanuzi wabonye, cyangwa se uri ahantu ubaye uri mu kazi, ariko ikintu kizagukomeza ni ugukiranuka. Maze iminsi ndimo gusoma igitabo cy'ingoma za mbere n'ingoma za kabiri, nkitondeye cyane. Ubundi uburyo nsoma biriya nyisoma kuva mu itangiriro nkageza mu iherezo, nkongera ngasoma nkahera mu byayeshuwe nkagera mu itangiriro, nuko nyisoma buri munsi. Ni umukoro wanjye ngomba gusoma biriya. So kino gitabo cyankozeho cyane, uhereye kuri Sawuli. Iyo usomye ubuzima bw'abami, bwari ubuzima butandukanye, ariko icyabutandukanyaga ni uburyo babanagamo n'Imana yabo. Iyo usomye ubuzima bwa Sawuli buyabanyemo n'Imana butandukanye n'ubwa Dawudi. Wasoma ubuzima bwa Salomo amaze gukora ibyaha, niwe wazaniye Isirayeli gucikamo ibice bibiri. Bamwe bajya i Samariya, abandi bajya i Yerusalemu. Kubera ibyaha byarakiraniwe, ajya mu bagore, ava ku Mana, asenga ibigirwamana. Imana mu gihano cyo gucamo ubwami bwa Isirayeli ibice bibiri. Amina. Ariko kubera yuko yari yaragize isezerano na Dawudi, iramubwira ngo ntago nzabikora ku ngoma yawe, nzabikora kuzagusimbura. Umuhungu we yimye ingoma, abantu ahamagara abasaza ngo bamugire inama. Arabambwira ati papa yarutwazaga igitugu, ariko we uzatworohereze. Arabyihorera, aragenda agisha inama abasore. Abasore bamubwira ngo ahubwo uzarushaho kubatwaza igitugu. Baragaruka, bagarutse arababwira ati ahubwo agahera kanjye kazaruta igikumwe.
gukomera. Haleluya, haleluya. Hari umugaragu wa Salomo wari warahungiye muri Egiputa, araza yari kuri icyo gikundi, arabayobora avuga ati rero uriya tumuveho ntacyo dufana nawe. Baragenda barigomeka, imiryango 10 iragenda, asigana imiryango 2, uwa Benyamini n'uwa Yuda. Kubera iki? Icyaha cya Salomo. Ubwami burajegajega, ubwami buhura n'ibibazo kubera gukiranirwa. Imana ishimwe cyane. Uyu mugabo yaravuga ijambo narikunda cyane, nitekerezaho cyane uko nsenga, uko ngenda muri uyu murimo. Maze imyaka myinshi nkora uyu murimo, ariko uko ngenda mbonye ibintu byinshi kugira nitegereza. Iyo nsomye iri jambo ndarikunda cyane, nditekerezaho nkarigundira buri munsi, nkatekereza uburyo ndimo kugendana n'Imana yanjye. Imana ishimwe cyane. Ikibazo si uburyo ubayeho, si uburyo si ibyo utunze, ariko ikintu gikomeye mu buzima bwacu ni uburyo intambwe ku yindi tugendana n'Imana yacu. Nicyo kizagukomeza, cyo kizatuma urama, cyo kizakomeza urugo rwawe, cyo kizakomeza abana bawe, cyo kizakomeza itorero, cyo kizakomeza ubwami bwawe urimo. Ubundi iyo butike yawe, ako kazi kawe ni ubwami bwawe, nicyo kizabukomeza nugendana gukiranuka. Haleluya. Tusomera Abaheburayo igice cya 9. Ihute cyane, ndabaye amagambo nindangiza dusenge tugende. Ijambo ryitwa gukiranuka. Niba nukiranuka, abantu bazanirwa wowe urushaho gukomera. Nukiranukira Imana, ibindi bantu bazarangira wowe urushaho kunguka. Kubera iki? Wakoze ijambo ry'Imana. Abaheburayo igice cya 9. Kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga ikakurutisha bagenzi bawe. Komera Imana amashyi menshi cyane, irekereraho. Ndakubwira handi duso. Imana ishime cyane. Ubundi Kristo, ijambo Kristo bisobanuye uwasizwe amavuta. Imana ishime cyane. Iyo tumaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, twitwa aba Kristo. Niyo ngo tusigwa nawe, turasigwa. Ayo mavuta rero ameze nk'ishati y'umweru, ni wowe uyarinda ku giti cyawe. Ayo mavuta ubundi Imana igiye kuguha umugisha, cyangwa Imana ubundi ntitanga ibintu bifatika, itanga amavuta y'igikundiro, amavuta yo kwemerwa, amavuta yo guhanura, amavuta y'ivugabutumwa, amavuta yo kuririmba. Ayo mavuta niyo akingura imiryango, ugacaho abandi bakajyaho abandi batagera. Imana ishimwe cyane. Sasa aya mavuta akora neza uburyo uyarinzemo. Ntabwo ari pase uzayakurindira, ntabwo ari ni wowe ubwawe uzarinda amavuta yawe. Umunayigeriya umwe yaravuze ngo, kora ku bana banjye, ukore ku mudamu wanjye, ukore ku byo ntunze byose, don't touch on my anointing. Ntukore ku mavuta yanjye. Imana ishimwe cyane. Ayo mavuta niwe uyarinda, nta wundi uzayakurindira. Ayanjye ni jyewe uyarinda, nta wundi ushobora kuyandindira. Imana ishimwe cyane. Ariko aravuze ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga iki? Ubugome. Ubundi ijambo ubugome bisobanura iki? Ijambo riva mu ijambo ryitwa kugoma. Kugomera iki? Kugomera Imana. Iyo wagomeye Imana witwa umugome. Ijuru rikubona nk'umugome, umuntu wigometse. Tujye gusenga nejo ubundi n'umugabo umwe w'inshuti yanjye, yari afite company ikomeye cyane, irarangira yicara mu rugo. Ariko akifite najyagamo yaretse guterana, yabonye amafaranga menshi pe. Urebye konti y'amafaranga yacago yari menshi cyane. Yari afite company ikora iri busy hano mu gihugu cy'u Rwanda. Noneho yari nkamuba hafi, nkabona umugabo yari umudiyakoni mu rusengero, nta kijya mu kazi k'Imana. Guterana nta kijyayo,
ku cyumweru aba mu kazi. Ndamusanga muri byo, ndamwicaza, ndamukansona, nkamubwira nti rero nutitonda ibyo ufite bizarangira. Aransura ati genda nawe mvaho, Imana yanjye iranzi, ambwira ibigambo byinshi. Nawe okay, Imana igumugisha. Uyu ejo bundi yansanze ahantu mu mbuto ndimo gusenga, ambwira ngo ibintu byararangiye. N'inzu yari afite bayiteje cyamunara kubera credit. Yari afite inzu nziza cyane. Amina. Kuko yakiraniwe gukomera kurarangira, gushiraho, Imana ibikuraho. Haleluya. Nshuti yanjye wirangara, be serious, va seriye ku kintu cyose ufite. Haleluya. Kera niga mu mwaka wa gatatu primaire muri Uganda, hari agatabo twasomaga, umugabo yafashe inuma. Noneho inuma iramubwira ngo ngiye kukubwira ibintu bitatu. Iramubwira ngo ijambo rya mbere, ikintu cyose ufashe ntukajye ukirekura. Haleluya. Ntukagira gute? You must keep what you get. Ugomba kurinda icyo ufashe. Amen. Niko inuma yamubwira ijambo rya mbere. Ijambo ya kabiri iramubwira ngo uzajye wirinda kurangara. Iramubwira ngo irya gatatu ngo nundekura nkajya kugira giti nibwo ndi bukubwire irya gatatu. Arayirekura. Igeze mu giti iramubwira ngo ijambo nakubwiye ngo you must keep what you get. None wandekuye ntayo mubwira. Amina. Rero ikintu wahawe n'Imana ni wowe ubwawe ugomba kujya gute kukirinda. Haleluya. Kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, Imana igusiza amavuta yo kwishima. Vuga ngo amina cyane. Imana igitanga ibyishimo byo kuri iyi si ni byiza, ikaguha akazi ukishima. Yo ni amavuta. Ikakora ubukwe, ukakora mariage, abandi bagumiwe, utabaruta ubwiza, utarusha amashuri, ariko kubera amavuta y'Imana akakujyaho igakingura imiryango ukakora mariage. Imana yakuzamya aho abandi batabaza, atari gukora amashuri yawe uri unyamutara hariya za Kabarore warari ibijumba nk'abandi. Haleluya. Ariko Imana yakuza igakukubita amapeti, urangiza ukibona, Imana ikakumanura. Kandi rero ikizagukomeza ni ukomeze ijambo ryo gukiranuka. Haleluya. Kiranuka aho bakubona naho batakubona. Abantu benshi bakunda gukiranukira ahantu hagaragara, ariko Imana ikeneye gukiranuka cyane n'ahandi batakubona, aho Imana ibikubona. Nikeneye kubona. Vuga ngo amina cyane. Wa mshahara wawe pastor atazi miliyoni, Imana irayizi. Ntago ikibazo kiza ku rusengero, kiza ku buzima bwawe. Ubuzima buzaho umuvumo, gukomera kwawe guhinduka iki? Ubusa. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Ariya mavuta arakora kubera yuko wagize gute? Wayarinze. Ni wowe uyarinda. Wowe ugenda utega amatama asore bose bakagusoma, uko bagusoma bagusigira imizimu. Imana ishimwe. Haleluya. Uracyabesha. Kubesha wabihinduye nk'agakino. Kandi ngamabwire mu byaha bizabuza abantu kujya mu ijuru harimo kubesha. Tujya mu byaha gatoya ihute. Ibyayishuwe ibice 21 umurongo wa 8. Umurongo wa 8 ugeze ku wa 8 wonyene. 21 umurongo wa 8. Kamabwira aya magambo mugende muyatekerezeho kandi arabakomeza, arabagwa neza cyane. Soma twihute. Umurongo wa 8. Umva, ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo
n'abanyabinyoma bose arirwo rupfu rwa kabiri. Urumva icyo abantu bakinisha? Kubeshya. Abantu barabeshya kumva ntacyo akoze. Uriye ngo ndi i Kigali kandi ari Nyabugogo, n'umukristo akabeshya. Ubundi pasiteri uzanabimenye nongera no kuntumira, iyo wambwiye ngo ni saa sita ngomba kuza saa sita, kuko kwica gahunda ni ukubeshya. Amina. Abakristo bamwe nari no gusenga, Imana imbwira ibyaha bitatu bizabuza abakristo kujya mu bwami bw'Imana. Irambwira ngo icyaha cya mbere ni ugukererwa mu rusengero, bakatangaza saa 2 wowe ukaza saa 4, kandi ku kazi ka Beka na Beneri ugenda saa 11, ariko mu nzu y'Imana, ku murimo w'Imana uza useta ibirenge. Icyo kizabuza abantu kujya mu ijuru. Kuko iyo pasiteri yatangaje ngo tuzatangira ku cyumweru saa 2, marayika w'Uwiteka aza saa 11, buri muntu wese wongera ku rusengero akandika. Sawa hagereye, minota wahagereye, ishyaka wabishizemo, marayika akandika. Mwarimu ndiko buri toro rifite marayika, buri toro ryose rifite marayika. Akazi ka marayika ni ukujyana raporo z'itoro n'ibyifuzo by'abana b'Imana. Akazi ka marayika. Imana ishimwe cyane. Sasa ibintu nimukajya mubikiniramo, yewe mu bintu najya nkiniramo ni umurimo w'Imana. Sinjya mwivumburamo, sinjya nkukererwamo, sinjya nkuzanamo ubunebwe. Mbabwiye ahantu mvuye, hari minisiteri ishinzwe muri Uganda, banshinze amatorero, gutangiza amatorero n'amatorero akiri mato. Nageze ahantu ngera nkaryama mu cyumba kirimo ibiheri bikaniya, ariko kubera umurimo w'Imana nkavuga ntago ndi bwitotombe. Yesu ashimwe. Nubaha Imana nayo izakubahisha, nusuzuguza Imana nayo izagusuzuguza. Nubaha ibyayo n'ibyawe bazabyubaha aho utari. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo nuba umwizerwa mu bikeya, ngo Imana izaguhindura kuba umwizerwa muri byinshi. Amina. So rero Imana ishaka ko tuba abizerwa ku ijambo ryayo. Hari abaje hano byaje kumva ubuhanuzi, nagenda asubire mu bye, jamais ntago buzasohora, kuko uyu yarahanura ariko si ubikora. Imana niyo ibikora. Iyo rero irebaho pasete atareba, irebaho umuntu runaka atareba, niyo ukubwira ayo magambo uzakomezwa no gukiranuka. Kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, niyo mpamvu Imana ariyo Mana yawe igusiza amavuta yo kwishima, ikagusumbisha bagenzi babandi batubaha Imana, babandi bagenda uko bashatse, izaba gusumbisha da. Imana ishimwe. Toro rimwe harimo umukobwa, ibi ni ibintu byabaye. Hari umukobwa akazi ke yakoraga muri Sunday school murayizi nyirango mu bana, bwa bwana butoya bumukandajya. Uyu mukobwa yari umukene, ni wabo babaga mu nzu y'ibyatsi, no ku rusengero kubona inkweto yazaga yambaye kamambiri ari ikibazo. Ariko uyu mukobwa agakora umurimo w'Imana n'umutima wose, akazinduka agakiranukira Imana. Noneho umunsi umwe asenga isengesho, aravuga ngo Mana nunyibuka ugatugiza buno bukene, ugahindura amateka yacu, nzagushima. Umukobwa aguma aho ngaho. Hari umuzungu yarakoze divorce n'umugore we muri Amerika. Uwo muzungu asenga Imana, avuga ati Mana ndashaka uzame
umukobwa w'umunyafurika kuko nibo batanga amahoro. Ibi ni ibintu byabaye, si inkuru. Umuzungu ngo yibereye amasengesho abona inzozi, Imana imwereka igihugu, Imana imwereka agace, irama ngo genda iryo torero niyo ririmo umugeni wawe wansabye. Umuzungu ashaka visa, araza, vuga ngo amina cyane, araza, aza muri Afurika, aza ayoboza, agera muri uwo mujyi. Ageze muri uwo mujyi hari kuwa gatandatu, ku cyumweru ashaka itorero yasengeramo aho hafi. Ahageze asanga ni rya torero neza yabonye mu nzozi. Imana igivuga, niba itarakuvugisha Imana iravuga, kandi Imana irereka. Noneho ageze muri iyo torero abaza pasiteri baramwereka, baraganira, amubwira icyamuzanye. Avuga ati Imana yaramuye ngo nzaze muri Afurika kandi ho nzabona umugeni. Imana imbwira kuza muri kano gace, naje mu itorero ryawe, birashoboka yuko hano ariho hari umugeni wanjye. Pasiteri aramubwira ati rero urebe, dore abakobwa ngabo. Noneho pasiteri akagira ngo arareba abashanta, ari bandi basoko umusatsi ureba icyangwa, undi ureba mu mutara, babandi bambaye utwo tureture, akagira ngo nibo babandi baririmba, babandi bagorondora amajwi bisiga, akagira ngo nibo ari burebemo. Noneho wa muzungu agiye kubona hari umukobwa uciyeho n'igikanzu kirereta ukuntu, yumva muri wo mugabo ngo uwo ni wo mugore wawe. Amukurikiza amaso, aramuherekeza, aho agiye mu bana amusangayo, arigarukira. Amaterano arangiye, abwira pasiteri ngo ati umugeni wanjye namubonye. Ese ni wowe? Ati wa wundi Rushati, bamwitaga Rushati, ruteteye. Vuga ngo amina cyane. Araba ati turiya, pasiteri agwa mu kantu. Ntago Imana ireba nk'abantu, ntireba nk'abantu. Imana yabwiye Samweli, azanye mukuru wa Dawudi, abona ari umusore mwiza, umusore w'igishongore, umusore muremure, umusore umeze neza. Samweli ajya mu mubiri, ngo ni ukuri, uyu ni Uwiteka Imana yimije iki amavuta, ngo afashe ihema agiye kumusaba. Imana ngo sigaho, nturebe igihagararo mu mutima nagize gute, namugaye. Imana ireba umutima, abantu batareba ni Imana ireba. Imana ntireba imyenda, ntireba inkweto, ntireba imisatsi, ireba mu mutima. Gira gukiranuka ko ku mutima. Iyo wakiranutse mu mutima, n'inyuma harakiranuka, kuko iyo umutima utinya icyaha ntago amaboko agikora. Iyo umutima utinya icyaha ntago akanwa kavuga, bihera mu mutima. Umuzungu abwira pasiteri, nuriyo niwe nakunde, niwe Imana yanyeretse. Bajya iwabo, bageze iwabo asanga ni ugusesera. Umuzungu ararira, ahita ategeka ku kanya bashaka inzu, abagurira inzu kadasitire nshyashya itaragirwa n'umuntu. Barayigura, bayijyamo. Ba bandi bamusuzuguraga batandika kumusaba aderesi, kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome. Imana ariyo Mana yawe, gusiza amavuta yo kwishima, igusumbisha bagenzi bawe. Uwo mwanya yahise abasumba. Haleluya! Yahise abasumba. Vuga ngo amina cyane. Umuzungu arasaba, arakwa, asimusiga ngo ajya iwabo. Umukobwa atangira kurya amadolari, ubuzima burahinduka. Aragenda amushakira visa, amutumaho, aragenda. Ubu yibera muri Amerika. Kubera iki? Yakunze gukiranuka. Yakunze gukiranuka. Amina cyane. Vuga ngo amina cyane. Kiranukira Imana. Mwa bakobwa mwe mutarashaka, Imana niyo ubwira ngo shaka uriya musore, va mu magambo y'abantu. Umugabo w'Imana hano yavuze ngo Imana ivugana nawe. Ibintu bishyira mu bwenge uzatakaza Imana.
nubishyira mu mwuka uzagumana Imana, kandi uzakora ibintu bihinyuza abantu, uzakora ibintu bihinyuza abantu iyo abandi batakoza wowe uzabikora. Ni Imana yo kwizerwa. Imana ntireba amazuru, Imana ntireba amafaranga, Imana ntireba imyaka, ntireba amashuri. Yo ikora nk'Imana, ireba umutima. Kiranukira Imana, kiranukira Imana, kiranukira Imana. Njye nabwo njye mfite abakobwa beza cyane, beza fasite. Njye narakijwe ibintu by'amoko mbivamo, nagiraga amoko ateye ubwoba, nawe murabizi abantu bahari hakurya murabaza bavuye ntimutuzi se, nagiraga amoko we. Imana ijyana ahantu mu gihugu, ibintu bino kwigisha bya deliverance nabyigize amezi 10. Niyo mpamvu nandi kubikomozaho, byamfashe umwanya kwiga deliverance itari y'ikiganza, deliverance iva mu nyigisho. Kwigisha umuntu akabohoka, akisengera, agakinga imiryango y'abadayimoni ntiyongere kumwinjiramo. Nabyize amezi 10, Imana yankwinjyana hanze mu gihugu. Noneho ngezeho mu bintu bya mbere icyo bita total deliverance. Total deliverance ni ukubohoka kw'imbere mu mutima. Haleluya. Kw'imbere hehe? Mu mutima. Noneho umugabo arigisha nsanga narabuze. Nahise nihana ndavuga vuga ngo amen. Nsanga narabuze ndihana, ndazambwira abakobwa banje, nawe ni wabona umukongomani apfa kuba ari umurokore, wabona umugande, wabona umuzungu apfa kuba ari iki, kuko ndashaka kujya mu ijuru. Ndabuhuka. Vuga ngo amina cyane, vuga ngo amina cyane. Umukobwa umwe, reka ndangiza aho ngaho, ndagira nambaye ingero gato ibintu nabonye. Toro yitwa KPC muri Uganda, yitwa Watoto. Ni bande bazi Kampala? Watoto urarizi, yitwa KPC hariya mu gika hagati. Watoto hariya harimo umukobwa iwabo bari abakire babandi bitwa abakire kabisa. Haraga umusore nkuriya nabonaga acuranga hariya w'umucuranzi, yari umukene. Uwo musore yabaga mu kizu, zino nzu abakire bubaka ntizirangire, ibitaje bitarangira, ariko yarashyirimo akumba k'umuzamu. Uwo muhungu niwe yabaga. Umunsi Imana amubwira ngo uriya umukobwa w'umuririmbyi niwe madamu, kandi ugende ubimubwire. Umuhungu aragenda abibwira umukobwa wabo ni abakire. Umukobwa aramubwira ati niba ari Imana bivuze ndakwemera, kandi kangende nsenga Imana nimbwira ko ari we mugabo wanjye ndakwemeye. Yari umukobwa wakijijwe pe. Umukobwa aragenda arasenga Imana ati niwe mugabo wawe, genda mu bana. Umukobwa ntabibwiye ababyeyi be, baramubwira ngo ibisazi byakujyanye mu barokoro wirusaragurika, none bikujyanye no ku mukene, ubage wifashe. Baramutsemba, baramwirukana, bamukubirikana mu muryango. Umukobwa ajya kuba kwa pasiteri. Pasiteri avuga ati ngwino rero nta kibazo hano. Umukobwa aravuga ati ngomba kumushaka. Pasiteri uzanshingira nzagushingira. Ubukwe buraba. Imana ntawe yabahaye inzu, reka kuko babaye mu rusengero bisanzwe, muri bwa buzima bw'ubukene, bagenda bakoropa kazu kabo k'umuzamu yabagamo, niko babayemo. Umukobwa arakubita, reba umukobwa uvuye mu Kiyovu cyangwa Nyarutarama, agiye mu buzima bwo kurara, bwo gupanga, kugendesha ibirenge. Umuhungu arashakisha n'umucuranzi nawe, hanyuma baba muri ubwo buzima, iwabo baramutaye, baramwita umusazi, ibibazo byaraho. Ariko umukobwa avuga ati nge nzakira Imana yanjye, nzakora ubushake bw'Imana yanjye. Hashize iminsi mikeya bari muri ubwo buzima, ku rusengero iwabo kuri Kepisa wavugaga, bapanga igiterane cy'abazungu bazaba muri Amerika. Mu bazungu baje harimo umukecuru utarabyaye umwana ariko w'umukire. Yarasabye Imana ngo Mana numpa umwana nzagushima. Baraza, wa muhungu bari mu giterane, wa muhungu arimo gucuranga. Umukecuru Imana iramubwira ngo uriya muhungu ucuranga niwe mwana nguhaye, uramubyaye. Barangije service y'amateraniro, aragenda asaba pastor ati ndashaka kuvugana n'uriya muhungu wawe w'umucuranzi. Ati nta kibazo mvugana nawe. Aragenda abwira umuhungu ati ndashaka gusura iwawe. Umuhungu yibazana ari ujyana n'umuzungu mu kazu kabo kameze nk'akimbwa y'inzungu, kari aho ngaho
abaza madamu ati umuzungu yansabye ko tumwemere ati ko tuhaba twebwe turi abantu nazi buriya abantu babayeho neza ntabwo babagira nazi. Umuzungu akodesha imodoka mu mujyi wa Kampala, baciye umuzungu ageze mu kazu kabo ararira ngo n'imbwa yo muri Amerika ntibayeho gutya, ni gute abana b'Imana babaho gutya, ararira. Vuga ngo Imana itangiye gukora ubwo ngubwo, itangiye gukora. Imana ntabwo bayicira inzira. Noneho aragenda abwira umuhungu ati Imana yambwiye ko nkubyara, nta mwana nabyaye, mfite imitungo yanjye. Yari afite imitungo myinshi muri Amerika. Turagiye aramba dufite passport, ntayo mfite. Amuha amafaranga agenda ushake passport. Asubira muri Amerika. Passport arayibona, amaze kuyibona amushakira visa. Aramubwira ngo ngwino. Umuhungu aratega amusanga muri Amerika, amwandikaho imitungo ye yose. Arangije aramubwira ngo shaka imodoka nziza hano nyihugurire ubanza usubire muri Uganda. Arayishaka arayibona, imodoka za Amerika ziba zihenze. Aramati imodoka sinyihuguriye wewe, nyiguriye umudamu wawe. Imana yantegetse ngo nyigurire umudamu wawe. Ubwo ubuzima bwahindutse, hakazu bakavuyemo, bari mu nzu nziza. Arayipakiza arayizana. Igeze Kampala babonye agaciro kayo, famille z'umugore babonye agaciro kayo, basanga niyo bagurisha udupangu twabo n'utumodoka twabo ntago bayigura. Baramuhindukira bati tubonye Imana yawe, tubonye Imana yawe. Baramuhindukira baramya Imana ye. Vuga ngo amina cyane. Kubera ari umurokore arabari. Kamubwire rero icyo nshaka kubabwira, kiranuka utitaye ku bantu, kiranuka utitaye ku byo bazavuga, kiranuka utitaye ku buzima ugiye gucamo. Kiranukira Imana. Imana yo wakiranukiye, Imana wakunze izakujya neza. Zaburi 9:1. Zaburi niho tujya gusoreza. Zaburi 9:14 ihute. Ako gacuka ukarangiza. 14. Wumve kuko Zaburi 9:1 umurongo wa 14. 9:1. Wa 14. Soma yihuta nshuti yanjye. Kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Komeza. Ajyamyambaza nanjye mwitabe. Nzabana nawe mu makuba no mu byago. Hagaragato aho ngaho, hagaragato. Urumva uyu mukobwa ntabwo Imana yabanye nawe kubera iki? Yakunze Imana akaramata, ntiyumva amagambo y'uwabo, ntita ku bukire bwawe, kuko Imana yavuze. Kubera ko nkunda Imana ndabikora. Haleluya. Kuko yankunze akaramata nicyo nzajya gute? Nzamukiza, nzamushyira hejuru kuko yamenye iki? Izina ryanjye. Azanyambaza nanjye nzamwitaba, nzabana nawe mu byago no mu makuba. Iyo wubashye Imana ntayitagucisha. Iyo usomye utangira aravuga ngo abantu 1000 bazagwa imbere yawe, ngo nawe uzabireba ntago bizakugeraho. Kubera iki? Wakunze Imana akaramata. Vuga ngo amina cyane. Ese ugira ngo muri Covid wari kugenda wowe? Muri Covid wari kugenda wowe? Waririnze cyane. Ariko kubera umugambi Imana ifite ku buzima bwawe yarakurenze. Kunda Imana nshuti yanjye, kunda Imana kurusha ibindi byose, kunda Imana kurusha amafaranga, kunda Imana kurusha abana bawe, kunda Imana kurusha umugabo wawe, kunda Imana n'umutima wawe wose. Ibindi zabikora. Komeza. Nzamukiza muhe icyubahiro. Komeza. Azamuhaza iki? Kandi nzamuhaza iki? Uburame. Haleluya. Hano harimo ibintu byose ibyo mukeneye mu buzima.
sibyo ariko kasubiramo neza bakumve neza subiramo neza nzabana nawe muri circumstances zari zo zose no mu byaha bamusobanurire birakomeye cyane. Ariko buriya iyo bavuze ikintu cyitwa amakuba ni ukuvuga ngo ni ibintu byateye muri rusange. nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza. Iyo bavuze gukiza, haleluya haleluya, iyo Imana ivuze gukiza ntigukiza indwara zonyine, gukiza n'ubukene, igukiza urabyara, ntabwo byari ingumba, ntabwo bingumba. Imana buri birabo ngo iyo Imana itanga umugisha ntivanga n'akababaro. Ibintu byabaye ku mugabo witwa Dawudi. Dawudi iyo twigisha kuri Dawudi tumutangaho ikimenyetso cyangwa se icyo kureberaho cyangwa example cy'abantu bose babaye ku isi, ko Dawudi niwe mugabo watangiye neza asoza neza. Abandi baratangiye gusoza biranga, amen. Abandi bananiwe gutangira neza, wenda basoza neza, ariko we byose yatangiye neza asoza neza. Dawudi akunze Imana. Ibi bivuga ubundi hari icyo bita mu kiganiro ibibamburira ibyamibagwamo ibyago. Icyago, iyo bavuze icyago, ejo bundi mu 2010 na kangahe umugabo hano ku Kimironko yajyaga Kampala, ibyo niyo bita ibyago. Yajyaga Kampala ari kumwe n'abana be 5 n'umudamu we, mwarabumvise, arapfa n'abana 4, hasigara umugore n'umwana umwe. Umugore nawe ntiyashimwe n'umugore, yari mu bitaro. Ibyo niyo bita ibyago. Urumva ibyago nk'ibi niyo bita ibyago. Uriya muntu ushaka uko wamuhoza, biturabavuga nka pastor, ushaka ujya ku kiriyo kuvuga ubutumwa nka buriya, ugashaka ijambo wavuka karibura kubera ibintu birarenze. Ariko nubwo byabaho, Imana izabana nawe. Vuga ngo amina cyane, vuga ngo amina cyane. Inshuti zanjye, reka mbabwire, nta buhanga buri mu Mana. Ubuhanga ni bumwe, ni ugukiranuka, ni ukwanga icyaha, kandi icyaha baragihunga. Icyaha ntibakimenyera. Muri iyi minsi abantu bagaza icyaha, amina. Ugasanga umukobwa ahobeye umusore amuguyemo, urimo uragaza icyaha, my friend. Bamwe babikora kubera ubuhehesi, atari urukundo. Kubera iki? Ubuhehesi. Vuga ngo ariko mwari muzi, umunsi nzabona umwanya ndabigisha ku kintu cyitwa ibicaniro. Pastor, ndashaka tuzavuga ku bintu bitwa ibicaniro. Erega mu mwuka kwandura biroroshye. Mu mwuka reka mbabuhamya. Nakoraga, nari mfite akazi nkora, nakwanaga n'umudamu. Noneho uwo mudamu ku kazi kacu yari afite kioske acururizamo amafanta n'ibindi bintu. Nari mfite ikote nyana ariko ya Kampala, najyaga ndijyana ku musozi ku masengesho nijoro. Niyo nambaraga njya mu masengesho. Uwo munsi navuye mu masengesho sinajya mu rugo, mpita njya mu kazi. Noneho imvura iragwa. Imvura iguye, umudamu ashaka kunyama ngo niza kuri ya kote yawe. Imvura yari kote rirerire. Yarambwira ngo rasengwa, ngo asenga restoration, ndarimuha. Aragira ntiyayigarura. Niyanye nijoro mbona ikote ryanjye nariyambisha ikintu cy'inyamaswa kimeze nk'imbwa. Ndavuga wo kumbe nuko abantu bameze. Imana ubundi iyo wageze mu gukiranuka nyako, n'umwenda wambara Imana iragufuhira. N'umuntu mugendana Imana iragufuhira. Nusanga umuntu asabana n'abantu bose yambara ibyo, udamenye ngo uwo muntu ntabwo aragera aho Imana imushaka. Iyo wageze aho Imana gushaka iragufuhira. N'umwenda wambara n'inkweto wambara ikayifuhira. Imana ishimwe cyane. Hagarutse mu gitondo mukore kote ryanjye, ndagenda ndarisengera, ndinika amaraso ya Yesu. Ntabwo uwo munsi ndaba
akadomo ko ntazongera kwambarana n'undi muntu. Nta muntu tujya twambarana, nambara ibyo mfite. Kubera iki? Sinzi imyitwarire yawe, sinzi imigendere yawe. Vuga ngo amina. Abandi barabaruga mutabizi. Ubundi hano kuri iyi si ikintu gifunza abantu, ibyo nabyirinze kandi kubivugaho, sinzi ukuntu bije. Ubwo nari ngiye kujya muri deliverance. Ubundi umurozi iyo agiye kukuroga ashaka iki? Umurozi iyo agiye kukuroga ashaka ikintu kikukomokaho. Bashobora gutwara inzara waciye, bashobora kuyora itaka aho akandagiye, umuntu ashobora gutwara inkweto yawe akongera akayigarura yarangije kuyikora ibyo ashaka. Iyo bashaka guteza ubukene agusaba inote ukagira ngo umuvunjire, za zindi ajyanye zawe akagenda akazijyana mu bapfumu agakujyana. Hari umusore kera twakoranaga w'umusilamu, nakoraga muri Matewusi imbere ntarahamagara. Noneho uwo musore yari umurozi ntabizi. Noneho nkajya nkora ibintu bigapfa, maze gukizwa mbona inzozi ngo yarafashe amafaranga yanjye yose, inote za bitanu zose arayatwara. Mbonye yikorera urukapu, ndamwataka mu mwuka. Nibwo namenye, none mbajije amadebe ngo yararogaga. Yafashe amafaranga yanjye arayatwara ajyana mu bapfumu, ashika umutungo wanjye wose. Ngushaka udashaka kwibaza kuki nashaka, hari ibyabaye. Wenda kuwa gatatu nitubona umwanya ndashaka kuzaza kare nkabisha kuva muri karande n'umuvumo winjira mu mugisha w'Imana. Nimbona umwanya nzabigisha, ariko bizabe kare nka saa 7 nzabe natangiye, kuko bisaba kubigisha kandi mugasenga. Haleluya. Imana imfashe nzabona umwanya, ko ngira umwanya muke, mfite gahunda nyinshi hano ngiye kwigisha. Imana ishimwe cyane. So nuko baroga abantu. Noneho iyo agize amahirwe ukamutiza, ubu mushyire ku meza, biteye bimugora. Abandi aho bigeze mu ikoranabuhanga ubu ngo bafata amajwi yawe, agashaka umuntu ashaka kuroga urimo muri Amerika, urimo akakurogira hano muri Afurika, cyangwa akakurogira muri Amerika uri hano. Nuguhamagara gusa ijwi yawe, agashyiraho ijwi uko avuga, uko arikodinga, akarijyana ku mupfumu, yakurangije. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Mwitonde ubuzima bwa Gikristo. Noneho tugeze mu gihe cy'imperuka, ubwo Satani arimo gukora kumugaragaro, afite ishyari byinshi, abarozi babaye benshi, ibintu byabaye byinshi. Mu gitondo nari kuri radio 1 bavuga umusore bafashe mu Kamonyi asambana n'ingurube. Mwamwumvise? Urabona hisageze Kampala barahari basambana n'imbwa n'inka, abagore uyu munsi baryamana n'imbwa. Imana ishimwe cyane. So aho niho isigeze ku rwego rubi cyane, bidusaba n'andi biyaba ngo uwera akomeze ajya gute yere, n'uwanduye akomeze yandure. Imana ishimwe. 2014 narwaye indwara ikomeye, nangiye gupfa. Noneho ndasenga, abana bari bakiri bato, madamu yari yitabye Imana 2008 nababwiye, bana bakiri batoya. Ndasenga mbwira Imana sinshaka gusiga abana banjye babimfuje inshuro 2. Na nijoro ndyamye mbona inzozi, mbona ndimo ndubaka umusaraba munini cyane, niriwo kubaka mukomeza. Noneho ijwi nkuvaho ndagenda, ngiye kubona mbona ndagarutse, nongenda wubaka. Ijwi rambwira ngo watangiye uvuga ubutumwa bujyana abantu ku musaraba, ubuvaho. None ndashaka wongere ubwiza abantu ubutumwa bwiza bubajyana ku musaraba, ku gukiranuka. Kuva uwo munsi mpindura message, tuvuga ubutumwa bunezeza abantu mbivaho, ntangira kubwiriza abantu ubutumwa bwiza bubajyana mu ijuru. Ndahindura. Vuga ngo amina cyane. Vuga ngo amina cyane. So inshuti zanjye, iyo wakoze iri jambo twabana babwiye, byose urabibona, nta gihombo kibamwo. Noneho dore iki Imana ibishaka, nicyo nabwiye imbere. Imana iragufite, urimo urajya mu bugingo, no ku isi ubayeho neza. Aya magambo Yesu yabwire Petero yabaze Yesu ngo ariko twebwe basize ibyacu, tugasiga abagore bacu, tugasiga abana bacu, tugasiga amasambu yacu, uzaduhemba iki?
Yesu avuga ati mukiri kuri iyi si nimukomeza muri urugendo muzahembwa 100%, no mu ijuru muhembwe 100%. Ego kugira ngo ufatire 100 ni ukubanza gushaka ubwami bw'Imana kujya gute no gukiranuka. Matayo 6:33 dusoze dusenge. Mirongo 33. Uwo ni wo mukoro ngusigiye uyu munsi wa none. Aha. Matayo 6:33. Uwo ni wo mukoro Yesu yaduhaye tugomba gukora, ibindi byose bikaza. Ntiwirirwe bivuna, aho niho hari ibisubizo byawe byose. Na gatatu. Soma shtia. Ahubwo yavuze ngo ahubwo bifite ubusobanuro bukomeye cyane. Mubanze bushaka ubwami bw'Imana kujya gute no gushyanuka kwayo. Nibyo byose, ibyo byose byo mushaka muzabyongererwa. Nibibi bya Imana igumugisha. Uriya murongo niwo nashakaga witeho cyane 33. Araba ahubwo dore ibyibanze. Uzi ibyibanze twabihinduye ibya nyuma. Abantu babanza gushaka amafaranga agakiranuka nyuma. Haleluya. Nani ari umukobwa nakupye, umudamu nakupye ambwira ibintu bidasobanutse. Turimo kuvugana, yashatse umugabo wo mu Gatolika kandi ari deva paste yajyaga ibyumba mfite itoro mu Gasyata akaza nkamusengera. Arangiye avuga ngo Imana yavubwiye ngo agenda ashaka ngo mupagano w'inzoga. Noneho namurumuna we arashaka umushingira umuntu umupagani. Nahise mukubanye namwe umupagani none gufata telefone yanjye kuko ibyo urimo ntago bizi. Haleluya. Imana ntibayirwanirira, Imana ntibayishakisha, Imana irishakishiriza, yishyiraho inzira. Ibyo Imana birasobanutse, biba mu mucyo ku mugaragaro. Haleluya. Nta kabazo, nta kadomo kabibamo. None se Imana niwe gufata uriya mugabo agakizwa umukajyana ari umurokore? Zabaye intege nke. We yabanje ibya nyuma, yabanje gushaka ibintu aho kubanza gushaka kujya gute gukiranuka. Vuga ngo amina. Vuga ngo amina. Vuga ngo amina. Vuga ngo amina cyane. Mumbaza mwene songo ayo magambo rayumva nayawe umunyeganyezo uvuge ayo magambo nayawe. Niyo mpamvu abagiye sa yabo aya nayanye. Yesu ashimwe. Niwe mukoro bavandimwe bari hano, ubuzima bwawe bwigengesereze. Jugarura nibwira, jugarura ibitekerezo byawe, mamara igaruke wibaze uyu munsi nagende gute n'Imana. Niba hari akantu kabayeho ihane kuko anytime isaha yose Yesu araza. Ibimenyetso byose bimaze kugaragara byarabaye. Anytime isaha yose Yesu araza, aragusanga umeze uti. Mwarimu wabona umuntu bajya gushyingura bakamujyana n'inote ya 5. Ese wari wabona umugabo upfa akajyana n'umugore we? Ubuzima no bwawe, ubuzima no bwanjye. Mubande mushake ubwami bwa no gukiranuka, ibindi bizajya gute tusabibona. Ndabigera buze ndi nane umusore none ndashaje sinanebona abana biki b'umukiranutsi bishwa niza cyangwa basabirize. Ntibibaho. Nje nkorera Imana kuva mu 1998 nta kazi nongera gukora. Imana yankuye ku kazi ariko abana bariga marimaze amezi 10 ntari muri mu Rwanda kuva cyagiye pastor. Abana baryaga bigaga bameze neza nta kibazo kubera gushaka ubwo Imana. Simbi finda simbi panga no sinjya mpanga ibintu mvye uko byakabaye, ariko Imana irabikora bakambara neza bakarya neza nta kibazo cy'inzara mfite pastor.
ndarya icyo nshaka, nk'icyo nshaka. Icyo Imana yagikemuye. Narashonje, Aburahamu yabwaga inzara iraryana ndayizi. Ariko reka mubwire, ndimo kuvuga ibintu nanze kuvuga. Ubundi wavuze amagambo, amasara ararangiye, reka kansoze. Hari ubutayu n'ubw'inshuro eshatu. Hari ubutayu bw'Imana bwa Yosefu babuciyemo. Buriya mu rugero muri Bibiliya umuntu waciye mu butayu bw'Imana bugaragara butari mu icyaha atari ubwa Satani ni Yosefu. Abandi bose barimo ibibazo. Wenda twareba na Daniyeli. Amina. Ubutayu bw'Imana, hari ubutayu ducamo, hari ubutayu bw'Imana ubwo burarangira, buvaho. Yobu yabayemo buvaho, Yosefu yabayemo buvaho. Hakabaho n'ubutayu bwa karande, ubwo ntiburangira, ntibujya burangira. Se wamenye uburyo wigobotora ukava muri ayo masezerano bakakwigisha buvaho. Ubutayu bwa karande ntibuvaho keretse wigishijwe ugasenya amasezerano y'ibisekuruza by'iwanyu ugakiranuka, nibo wigobotora muri ubwo butayu. Niyo mpamvu uzabona abantu b'Abakristo bamwe apfa akiri mu butayu. Ubw'Imana burarangira, urabukora ukaburangiza. Ntiwabayemo se? Ntibwarangiye? Ariko ubwo ugasanga umuntu arakuramo inda zigeze inda 12. Ubwo si ubw'Imana. Si ubw'Imana. Burahari ubutayu, hari ubutayu bw'Imana, hari ubutayu bwa karande, hari n'ubutayu bw'abarozi. Imana ibamere umugisha. Ndashoje. Haguruka ku maguru yawe dusenge. Haguruka ku maguru yawe dusenge Imana. Thank you Jesus. Zamura ibiganza byawe. Vuga ngo Mwami Yesu. Subiramo cyane ngo Mwami Yesu. Mwami Yesu. Uzamuye ibiganza byawe. Zamuye ibiganza byanjye. Ndavuze ngo zamura ibiganza byawe uhumize ku maso yawe. Vuga ngo Mwami Yesu. Mwami Yesu. Numvise ijambo ryawe. Numvise ijambo ryawe. Ndatsinzwe. Umbabarire. Ibicumuro byanjye byose. Aho narangaye hose. Aho nagize intege nke hose. Umbabarire. Unyejesha amaraso yawe. Amazina yanjye. Uyakure mu gitabo cyo kurimbuka. Uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Guhera uyu munsi wa none. Umwuka wawe wera. Abe shoferi w'ubuzima bwanjye mu izina rya Yesu. Zamura ibiganza ngusengere. Mwami ndagushimiye kuri Imana yo kwizerwa. Ndagushimiye kuba abantu bawe, abana bawe. Mana wampagaritse kugira ngo mbabwire aya magambo. Ijambo ryawe Mwami nirizima rifite imbaraga. Ndabasengeye Mwami abari bafite intege nke mu buzima bw'urugendo rwo gakiza, ubambika imbaraga. Abari Mwami Nyagasani bafite ibyifuzo mu buzima bwabo ubasubize. Aho bahanuriye ubwo buhanuzi bwose ubusoze nk'Imana. Urakoze kuri Imana yo kwizerwa. Nzayo mugisha no rusengero, nzayo mugisha ministeri, nzayo mugisha umushumba n'umudamu we n'abana be, nzayo mugisha abakozi bakorana uyu murimo. Mwami bagiye neza. Urakoze kuri Imana yo kwizerwa. Ndako mugisha Abrahamu na Isaka na Eseri ubwo ubuzima bwabo. Mwiza Yesu twizeye. Amen. Imana ibamere umugisha.